Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizami gishya dushyizeho, murabizi ikizami cyose gikorwe n'ahandi wagisanga uretse kwa ino YouTube channel. Isomo rishya ryagufasha kumva neza ibyo bibazo biba byakozwe kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe. Rero ujya aho hantu handitse subscribe wakahakanda, najya mbishyiraho ugahita ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ubonye nimero zacu kano kanya, ushaka kwihugura ejo urakora, turakwigisha ukaduha amasaha menshi. Nubwo waba uri kure tukakwigisha mu buryo bwa online, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ushaka kwiga umunsi umwe bugacya ukajya gukora, turaza tukakureba tukigana turi kumwe, ejo wajya gukora ukazana amanota meza ashimishije. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndatekereza ko bamaze gufata udupapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyerekeye ku byapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo kimwe cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo uhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Seka ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo urebe ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kujya mu kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Mbibutsa ko n'ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizami urakora mu kanya ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Rero kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo aba ari ingenzi kugikora niba ufite ikizami hafi. Hano ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura ko hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Bakagishyiraho kugira ngo bakwereke ko umuhanda ushamikiye ku nzira nyabagendwa urimo udakomeza. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tekinoloji yaraje, tugusharinga screen ya computer yacu n'ubundi bigasa nkaho twicaranye turi kwigana. Asigaye ikintu tukajya turakivaho cyumvishe, wagerwaho mu kizame cyawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko uri mu mujyi wa Kigali tuba twaza no kwigana nawe turi kumwe, tukakwigisha mu buryo bwa online. Waba uri hafi kujya mu kizame tukaza tukakureba, tukakwigisha computer, tukakwigisha n'andi masomo, tukaguhugura, tukareba ibyo wize ko wabyumvishe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 26 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero B hano, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arakubwira ngo santimetero 25. B kakubwira ngo santimetero 125. C kakubwira ngo santimetero 45. D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero
usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoderi niba urenze ibipimo, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ajya kukikubaza mu kizamura akora mu kanya, n'ubundi barakikubaza kimeze gutya. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami cyose cyakozwe. Uba wagerwaho ukabona ibibazo 8 byagarutse. Niyo mpamvu gukora rimwe na Rwanda Driving College TV byabaye umuco. Ikintu ubusabwa ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda ikintu cyose nshyizeho ukajya urayikibonera ku gihe. Cyaba ari kiriya kibazo kiri gukunda kuza ndi gupostinga, abantu bari kukibona ni abakoze subscribe. Haba amasomo ngenda nshyiraho, haba n'ibizami ngenda nshyiraho ukabireba. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Mubona ko hari abantu benshi bavuye gukora bakajya babyandika muri comment. Nkomeje no kubashimira kuko mutubwira ibyavuyemo. Nawe rero ni wowe utahiwe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangaburumbarare, D kakubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika kwa bapuro. Ubundi ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara. Hari igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa bapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara ndangamubyimba. Ikinyabiziga cyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe. Amatara ndangamubyimba kiba cyagira amatara arenga 2 ndangamubyimba, kikaba cyagiye amatara 2 cyangwa arenga 2 yerekana icyerekezo, ndetse n'amatara arenga 2 ndangaburumbarare. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wagihisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa dufite. Gifite ishusho. Iyo bakubajije ngo ishusho y'icyapa uravuga se kino cyapa uri kubona ari mpande 3, uri kubona ari uruziga, uri kubona ari mpande enye? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. A irakubwira ngo umuhanda wubatswe nabi, B kakubwira ngo agacuri kateza ibyago, C kakubwira ngo umuhanda utaringaniye, D kakubwira ngo akazamuko gahanamye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibuza ko namaze kubakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda aho bisobanuye neza icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho, ku buryo uva gukora ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mugende muyirebe kugira ngo nimujya mugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bibagora. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni B, agacuri kateza ibyago. Ubundi kino cyapa yari 10% iri mu ruhande rw'iburyo babyita agacuri kateza ibyago, naho rino 10 iyo riri mu ruhande rw'ibumoso babyita akazamuko gahanamye. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni B, agacuri kateza ibyago. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu. Kirabaza ngo iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntiyashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Bibutsa ko kino kibazo bagiye kugihindura, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakajya bavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D bakavuga ngo
santimetero 210. Niyo ramuka baginduye gutyo ntikizakunanire ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero, kuko murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ayo rero yatubwiraga ngo metero imwe na santimetero 50. B katubwira ngo metero imwe na santimetero 75. C katubwira ngo metero imwe na santimetero 90. D katubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero imwe na santimetero 90. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ahubwo si ibyo bibaho. Niba bibaho ryari? Nibyo tugiye kureba. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Aravuga ngo igihe kigenda ahamanuka. Beka ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Seka ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza wibuka ko ibibazo bigaruka, wakosora kino kizame kimwe kiba kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8, ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Kugira ngo ukore rimwe rero uhite utsinda, yo gusaba ko n'imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo rero ujye uhita ubibona, biba bigusaba gukanda subscribe aho hasi, najya mbishyiraho ugajya uhita ubibona ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link y'ikizame cyakozwe. Ahubwo nawe ugahita ubona notification ukakireba, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba ikinyabiziga cyawe cyapfuye, moteri ntabwo iba iri kwaka, vitesi ntabwo iba iri gukora, kiba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, nkako cyagiye biba byakoze impanuka mukabona ikinyabiziga hari ikindi kiri kugikurura. Hari aburetse kuba kiri kugendesha amapine, moteri ntiba yaka, vitesi nayo iba idakora. Niyo mpamvu hari igiso cy'ukuri nta kindi ari B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara nishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Biriya binyabiziga biba bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, niba bigomba kugenda mu nzira nyabagenda bidafite uruhushya rwihariye, usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu n'ibindi binyabiziga bigendeshwa na moteri. Hari bino biba bifite ibyuma ntamenywa, mu zindi ndimi z'amahanga mu byita ngo antibare, cyangwa biriya bakoresha mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko mu minsi ishize agiye mubibona. Birango biba byemerewe kugenda rero mu nzira nyabagendwa bidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igiso cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Iravuga ngo polisi y'igihugu. Urwo ruhushya rugatangwa na polisi y'igihugu. B ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C ngo minisitiri w'ingabo. D ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko izo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ubwo ruhushya ruba rugomba gutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, kubera niwe biba biri mu nshingano ze. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Arakubwira ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. B ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi.
C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi mwese iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cy'ukuri. Ibi rero iyo uhisemo A gusa ikibazo wakishe uba ufiteho 0. Iyo uhisemo B gusa nayo aba ari igisubizo cy'ukuri, ariko iyo uhisemo yonyine uba ufite 0 wenda igisubizo cy'ukuri yari nka C. Rero D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kubyitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko amaze kubyitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho ubundi mu zindi ndimi z'amahanga mu byita kudepasa. Kunyuranaho bikorerwa araba mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kunyuranaho bikorerwa he? Isanzwe cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko amaze kubyitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kubyitamo uba uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota tugize kuri 20 ari yore kugira mu kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kunyuranwa naho kudepasa bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, nkara kuri B bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko menye impamvu duhisemo D, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizame wagikora. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Hano inzira nyabagendwa bari kuvuga umuhanda. Mwese murabizi iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuba bavuga ngo umuhanda. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Rero mugeze mu muhanda, ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga ntabwo bahagije kugira ngo mubisikane mwateza inkomyi. Rero mubutegetswe iki? Aravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mugahita muca mu nzira z'abanyamaguru. B ngo guhagarara aho bageze, mugahita muhagarara aho mugeze. C ngo koroherana. D ngo gukuraho inkomyi. Ese hano urabona igisubizo cyanya cyo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kubyitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni, ndakeka ko bamaze kubyitamo. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muba mugomba koroherana. Ndakeka ko mujya mubibona, wabona imodoka zihuriye ahantu hafunganye ukabona umwe amanje asa nk'uwigiye inyuma, umwe agatambuka, umwe yamara gutambuka n'undi akabona gutambuka. Hari ikintu muba mukoze nicyo bita koroherana, mu koroherana. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero C, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ati? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugera mu nzira y'abagendwa ukagera kuri zebra cross, hari abanyamaguru bambukira, aho ino mirongo ibiteganye n'uyo murongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Impamvu babivuzeho mbazi ko hari ibindi bibazo babaza, bakakubaza ngo iriya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri ivuze iki? Rero ibivuze ahanyurwa n'abanyamaguru cyangwa inzira y'abanyamaguru. Ndakeka ko kiramutse kije mu kizamura akora, nubwo batakibajije wahita ugikora, kuko hano dukosora turi kuvuga n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. None ugeze hafi y'inzira y'abanyamaguru, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? Aravuga ngo ugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Beka ngo gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Seka ngo guma ku muvuduko
yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Ngo kuvuza ihoni ukaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cyanya cyari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ubundi nujya mu kizamu ukabona bakubwiye mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko. Ntabwo nakubwira ngo 100% buri gihe bigihora ari cyo, ariko nka 90% iyo ugihisemo amahirwe menshi nuko uraba wagikoze, kuko akenshi uri kwirinda icyago ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa ugahagarika ikinyabiziga cyawe. Rero kugabanya umuvuduko, iyo uhisemo kugabanya umuvuduko aba ari amahitamo meza ukoze, kuko gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki? Tekereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga uri gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa, wakora iki uhuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mbega ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi ngo yagize ibyago, ngo umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bibuza ko kode zo ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Na kano kanya hari umuntu cyandika muri comment ngo ese kode ziri kuboneka? Kode ziri kuboneka ba mbere, ahubwo kategori barazibonye bamaze kuzikuramo. Namwe mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Noneho turanakwigisha ikinyabiziga dukorera hano muri Nyarugenge. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tukakwigisha ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi, kategori zose. Wowe twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tukwigisha mu kwezi kumwe, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Tukwigisha turi kugenda ku makosa abandi bakora, tugenda tuyakukosorera kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Utwaye ikinyabiziga, murabizi hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka, bara nibo bakunda kuba bagira nk'ibitotsi. Ariko no mu buzima busanzwe unakoze urugendo na hano mu gihugu hagati, mbere mu gihugu, wenda ukoze urugendo rurerure, birashoboka ko wagira ibitotsi ukumva wasinzira bitewe n'akazi wari urimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga bikakubaho, uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Ugafungura ibirahuri kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Mbega ngo guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ngo kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Ndeka ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari iki? Hano iso cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko bamaze kugitamo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ntabwo watwara ikinyabiziga uri gusinzira, wateza ibyago abandi bayobozi, kandi bino byago haba harimo ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu uba ugomba kwitwararika ukitonda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Ese uba wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Murabizi habaho ibintu bita ihindurwa ry'igihe.
hakabaho igihe haraba hari ibihu, igihe hari imvura nyinshi, igihe hari umwuzure cyangwa hari umukungugu. Ni mu gihe cy'izuba hari umukungugu cyangwa umucucu mwinshi. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Uba wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Aravuga ngo kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Beka kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Sega ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro gahoro. Deka ngo kugendera umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Nari nabikubwiye, niba utari wahisemo kino gisubizo cy'ukuri waba umbabaje ko nakubwiye ko nka 90%, ntabwo ari 100%, ariko nka 90% bino bisubizo biba byerekeye ngo kugabanya umuvuduko bikunda kuba ari ibyanyabyo. Rero ndakeka ko namuze guhitamo B, ndakeka ko namuze kuyandika ku gapapuro. Murabizi intego yacu no kugira ngo tujye dukore rimwe duhite dutsinda. Birashoboka ko ubonye nimero zacu kano kanya kandi ufite ikizame mu kanya cyangwa ugifite ejo, uduha amasaha menshi tukaboneka tukakwigisha ibigezweho, ukora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera aravuga ngo muri metero 200, beka ngo muri metero 250, seka ngo muri metero 300, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ikintu nakubwiye kwa zino nzira za gari ya moshi zo ziba zifite ahubwo amatara, ntabwo mwari mwazigeraho, ariko hari ibibazo n'ubundi bibazwaho kubyerekeye kuri za gari ya moshi. Kubera iki? Kubera ko ushobora kuba uri mu Rwanda ariko ejo ukaba wenda wagiye mu bihugu bigira za gari ya moshi, rero kugira ngo ube ufiteho amakuru. Ntabwo bakoresha ibikoresho ngarurarumuri, ahubwo haba hariho amatara yaka urumuri rw'umutuku agenda amyatsa yerekana ko gari ya moshi igiye gutambuka, kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya umuhanda, murabizi iriya mihanda ya gari ya moshi ifata ubuso bunini. Rero birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya. Iyo rero gari ya moshi igiye gutambuka, ahubwo bakoresha amatara atukura, agahita asa nkaho ari kwaka yakazima yaka umutuku, kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya umuhanda gari ya moshi uba uhagaze. Murabizi gari ya moshi ntabwo igihagarara, ikintu isanze mu nzira irakigonga. Niyo mpamvu ntabwo bakoresha ibyo bikoresho ngarurarumuri, ahubwo bakoresha ayo matara. Ndakeka ko namaze guhitamo rero D, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16. Kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi rihe? Aravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, beka ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Murabizi irangi ntiryaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise kuri iryo rangi rihita ryaka, ku buryo ahita abona ko hari ikintu bashatse kumubwira bitewe n'ibyo bashaka kumubwira. Ndakeka ko namaze guhitamo rero A, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira.
turiya tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga ese tuba tugomba kugira ibara risa rite? A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese tuba tugomba kugira irihe bara? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ubundi tuba tugomba kugira ibara risa, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose utakoze nikiramuka kigarutse mu kizamura akora uri buze kugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A irakubwira ngo volomoteri, B ikakubwira ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ikakubwira ngo metero 1 na santimetero 75, C ikakubwira ngo metero 1 na santimetero 80, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cyanyacyo mwa bino bisubizo bine baduhaye ari ikihe? Itegereze neza usubiza cy'ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari umuntu warugize ngo kino kibazo cyagarutse kabiri ariko igisubizo cy'ukuri gikunda kiba ari metero 1 na santimetero 90. Rero muno nta santimetero na metero 1 na santimetero 90 birimo, niyo mpamvu bibaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Kiramutse kigarutse mu kizamura akora, ndakeka ko urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi cyabazaga ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese riba rigomba gushyirwa ahagana he? A iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ikavuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikibundi buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Waba umuntu akweretse ikimenyetso ko ashaka kudepasa kugira umwereke ko wakibonye ugakoresha iryo tara. Ese iryo tara rigomba gushyirwa ahagana he? Ndakeka ko rero hano wamaze guhita ikimenyetso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kubera iki barishyira ibumoso? Kuko n'ubundi iyo ugiye kudepasa niho n'ubundi uba ugiye guca. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko ibibazo biri kugaruka, jya urakosora ikizami cyose cyakozwe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789361626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Duha amasaha abonekaho ku munsi, niyo waduha saa 4 z'ijoro twe tuba duhari tukakwigisha. Intego yacu ni ukubona ujya gukora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga ikinyabiziga naho watwandikiye cyangwa kuduhamagara kuri izo nimero tukabigufashamo, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugirire byiza. Bibutsa ko ikizame cyakozwe na cya kibazo kiri gukunda kugaruka ndi gupostinga, uragira bibonera hano ku gihe
ikintu uba usabwa ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi abantu muri gukora amahirwe masa.